Ya nazanye inkoni yoroheje kuko ko iriya nkoni yari ifite umutwe wa sogokuru hejuru abantu bumvaga harimo imitsindo ariko ni umurage nahawe n'abakurambere biwacu muri make inkoni yatumye mva mu mwijima njya hari umuco kuvugana n'abakurambere biwacu rero ntibapfa barasinzira nta biyobya bwenge nkoresha marijuana urumogi ganja planta ko n'abashakashatsi mu bikorwa bakora basanze ico giterwa koko gifite akamaro ari umuti twe rero twarikoreshaga ari nk'umuti ariko ntitwarikoreshaga nk'ikiyobya bwenge kuko nitwigeze tuyoba inzira ngo wigeze kwisabira kujya Iwawa. Yes ariko muri iryo torero ry'inkumba niho nasabye abayobozi bakuru bayoboye itorero ko najya gusura urubyiruko rw'Iwawa nkifatanya narwo mu rwego kubumvisha yuko ibiyobya bwenge atari byiza kandi byangiriza kuri ibyo sinigeze ndegretinga na rimwe kujya Iwawa kubera ko hari byinshi nahabonye nabyigiye kandi hari n'ibyo nafashije urubyiruko rwari ruriyo nabonye nebiyangira abandi yameza menyo yameza yera. Yes yo nubona iyi gahunda nuvuge ngo vuga ngo aha nuko nguko bimeze. Yes, big up to yourself for mugukurikirana BigTown TV. Utarakanda subscribe, what are you waiting for? Icyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze gahunda zikagenda fresh. I go by the name Back T and this is BigTown TV. Ndi kumwe na Saidi brother imbere ya cameras za BigTown TV. Ngira ngo murimo kumubona abantu b'i Burundi mu Rwanda abadiaspora b'i Burundi n'abadiaspora bo mu Rwanda benshi biyo myaka kugeza iki gihe benshi bazi Saidi brother hitmaker w'indirimbo yitwa Yameza Menyo. Saidi brother, welcome to the show. Thank you very much. BigTown. Yes, dutangiye kuri Yameza Menyo. Naragenze ndabona nabonye byinshi nahuye n'abasaza abasaza bangabandi murana ababyeyi nabonye nebiyangira abandi yameza menyo yameza yera. Yes. Yeah yo. Said brother ni fresh kabisa ndishimye kuba ndi kumwe nawe uyu munsi mu kiganiro cyo one hano kuri BigTown TV. Abantu benshi barimo kwibaza ese Said brother ni umurundi ni umunyarwanda? Yes abantu benshi barakunda kumbaza icyo kibazo bambaza yuko nabandi umurundi cyangwa ndi umunyarwanda ariko hose nkumva ari mu rugo kuko je navukiye Ingozi ku Gasakana Nyongi Burundi niga Burundi nkurira Burundi ntangira music yanjye Burundi kugeza uno munsi nkaba naravuye Burundi ntashe mu Rwanda iwacu nzanye y'impano y'indirimbo nziza zizatuma u Rwanda n'u Burundi byose bumva ko ndi umuvandimwe wabo. Oh nice kabisa. Yeah, so uri umunyarwanda wavukiye i Burundi. Yep. Wakuriye i Burundi. Yeah. Reka tuze muri background ya music wayitangiye ryari wayitangiriye he? Yes, natangiye indirimbo yanjye ya mbere kuri radio televiziyo y'u Burundi yitwaga RTNB nkaba narayisohoye mu 1990 niga secondary school. Kuri ibyo niho natangiye music sore indirimbo ya mbere twa Atwakeje encore mu Gifaransa sore 91 indirimbo ya kabiri twa Nari naragukunze indirimbo ya gatatu nayisore 93 ndayita Watu wa Dunia ariko icyo gihe nyine 93 wahita haba coup d'etat Burundi haba ibibazo by'intambara mpita mpungira Arusha Tanzania ariho nakomereje gahunda zanjye za music n'amashuri ariko ndiga njya Dar es Salaam ngeze Dar es Salaam 94 mpita njya kuri Alliance Française Dar es Salaam mpita nkora kuri iyo Alliance Française muri competition barimo gukoresha y'abahanzi bakiri bato ari hafi munsi y'imyaka 20 sangana bayi wa mbere bitando nka ticket yanjye indege ingiza i Paris mu Faransa ngenda ndirimba muri festival yitwa Festival de la Paix yabere La Rochelle, Angoulême, Mata, Saint-Jean d'Angély, Poitiers kugeza ahangaha Bordeaux mitakani ngaruka mu Rwanda nageze mu Rwanda 94 mu kwezi kwa 12 neza. Okay, nice kabisa. Ikindi kibazo generation yawe i Burundi mwatangiranye music ni bande? Yes, natangiye music atarubyiruko rwinshi ruri muri music natangiye music harimo ba grand frère bare ba Chanjo wa Miss harimo ba Christophe Matata twakoranaga n'aba artiste bakuru kuri je muri Orchestre National Orchestre Amabano
ariko muri generation yanjye umuntu twatangiranye neza na neza harimo Big Farious nawe nyene yatangiye mu 1992 1993 gutyo na Balolilo n'abandi bahanzi bo muri iyo generation nyene yacu ya mbere. Okay. Turayigarukaho gatoya music na niyo generation mwakoranye music n'urugendo watembere ahantu henshi ibihugu byinshi cyane. Ariko ikindi kintu abantu bakunze kukumenyeraho ni inkoni yawe. Ntabwo ujye usiga inkoni. Yes. Inkoni ni umurage narazwe na sogokuru Kijanjaro. Sogokuru wanje yari umuganda. Yari umuganda w'ahantu bita yari umunyoro w'ahantu bita Lukaya. Ariko bakaba ari abantu mu Rwanda kera cyane baje mu 1800 na kangahe gutyo batura iwacu Kiramuruzi batura Gatsibo batura mu Mutara. Noneho baza kubyara n'abanyarwanda nanjye mvukira muri abo babyeyi nyine bimvangatiranye y'Ubuganda n'u Rwanda n'u Burundi ku buryo navukiye Burundi nakuriye Burundi nkatangira music nkaza mu Rwanda nkuze ariko kugeza ubu ngubu music yanjye ikaba ari ibiyaga bigari ku buryo abantu bose yaba ari Bujumbura yaba ari yari Kigali yaba ari Dar es Salaam yaba ari Mombasa yaba ari Zanzibar Stone Town yaba ari na Kampala bose bumva indirimbo za Side Brother nk'umuhanzi w'amateka. Abantu benshi bajya bibaza kuri iyo nkoni still bakavuga ngo maybe sho kuba ifitemo imiti kuko Side Brother nagwa ajya siga inkoni. Hari yindi wari ifite agatwe hejuru. Ariko ubu ngubu ndabona wahinduye. Nazanye inkoni yoroheje kuko ko iriya nkoni yari ifite umutwe wa sogokuru hejuru abantu bumvaga harimo imitsindo bakumva harimo ibintu badasobanukirwa ariko ni umurage nahawe n'abakurambere b'iwacu kandi nakora umuhango wo kwatirwa nkorega umuhango wo kwimikwa nkorega umuhango wo kubandwa iyo yose ni imihango nakoreshwaga n'abakurambere b'iwacu kugira ngo nzashobe gusohora ijambo ryunga bose ridafite aho ryegamiye none nkatatura n'abatatanye cyangwa se abashwanye cyangwa se abagize imvururu nkaba hagati yabo nk'umuhuza intermedia cyangwa se nkagira ico bita mu Kirundi babyita bangwe kugira ngo abantu mbega basuye kandi kubana neza mu mahoro ariyo mpamvu inkoni igendana nk'umurage mwiza na roze na sogokuru nanjye nkazahuraga abankomokaho. Ya nkoni yari ifite umutwe wa sogokuru wawe ibitangaza cyangwa ibintu bidasanzwe yakoraga nibihe? Nijyo jana nkuyera bano mu bwigunge mbona rinzana habona iri jambo nkubwiye nijyo jyankuye ahantu hatabona mu bwihisho riranzana ringeza mu maso ya rubanda mu mbaga noneho muri make inkoni yatumye mva mu mwijima njya hari umuco muri make inkoni yanjye nanjye bwite n'inganzo yanjye byatumye izina ry'amateka ndyubaka nka Side Brother nk'umuhanzi urimo kuba mu bihugu birimo intambara urimo kuba mu bihugu birimo ibibazo bitandukanye kandi nyabibazo ari twe twenye tugomba kubishakira ibisubizo ariyo mpamvu tugomba kuvukamo intumwa tukavukamo abahanuzi tukavukamo abantu bashobora kwerekana yuko dushobora kubana neza mu mahoro atamakimbirana hari atantambara hari kuko twese turi bene gihanga wahanze u Rwanda gahanga n'isi yose. Bajya bavuga abantu baterekera kenshi bakunze kuvugana na za Ryangombe bakavugana na Nyabingi kuri wowe bimeze gute? Kuvugana n'abakurambere b'iwacu rero twebwe iwacu ntibapfa barazima iwacu ntibapfa barasinzira niyo mpamvu ababyeyi bacu niyo bapfa bakagusigira umurage bakagusigira inka amazu bakagusigira ibyiza byinshi bakubwira ni wo mfura y'umuryango uzabikoreshe neza uzateturure umuryango wacu tutakiriho uzafashe barumuna bawe warangiza mu kanya gato ugafata ya mitungo yose ukayishira mu bintu bidafite agaciro ukabyangiriza byose bikarangira ubusa hari umuvume w'abakurambere b'iwanyu bagukurikirana noneho bagatuma na bya bindi byose wakoze bibi bya bindi byose bagusigiye ataco bikumarira kubera ko witwaye nabi. Kuri ibyo rero umurage wacu ni wo kubaka isi nziza ni wo gusiga amateka meza mu miryango dukomokaho ni wo gusagasira umuco gakondo wacu waba basogokuru bacu badusigiye noneho inkoni akaba ari kagakoni wa mwana yirukanga kiruka yaruha agahereza undi nawe kiruka tuganya duherezanya amateka meza kugira ngo twibagire kahise kabi twubake ejo heza hazaza. Watubwiye ngo wazanye inkoni yoroshye uyu munsi ariko yindi iremereye noneho Side Brother azayisigira nde? Iriya nkoni izasohoka kuri launch yanjye izasohoka kuri 25 ku munsi wa anniversary yanjye December niho nzakora launch ino album yanjye nshya nasohoye yitwa Humura akaba ari yo nkoni igaragara ariho izagaragarira noneho n'abantu benshi bari bamaze imyaka myinshi batambona mu Rwanda banyumva gusa bumva amateka yanjye meza n'amabi avangatiranye ariko noneho bambone kuri stage babona impano Imana yampaye nyisangire n'abanywe banje b'Abanyarwanda nyisangire n'abazaza kureba ico gitaramo nyisangire n'abakunda impano
twahabonye agasani yacu yo gusagasira ibyo twagezeho no gusagasira umuco gakondo abasokuruza bacu baturaze wo kubaka u Rwanda rurashe tukazaruraga abandi abadukomokaho rwererana. Abagenzi bawe benshi mwakuranye i Burundi bakozi gute? Nta wimenye ariko benshi mu banzi bazi neza ko ndi umuco mu mwijima ukaze. Side brother igeze akoresha ibiyobyabwenge? Nta biyobyabwenge je nigeze nkoresha kuko nta cocaine inywa, nta heroin inywa, nta biyobyabwenge nkoresha uretse marijuana. Urumogi. Ganja planta. Ngo wigeze kwisabira kujya Iwawa? Yes, nagiye mu torero ry'igihugu inkumba mpahurira n'abahanzi bose mu Rwanda twarinda tabiguzi inkomeza mihigo ico gihe abari aricyo gihe nahuyeho na Jay Polly ndamwifuriza iruhuko ridashira duheruke kubura umuvandimwe wacu umuhanzi ukomeye cyane uherutse gupfa tumwifuriza iruhuko ryiza mu bwami bw'Imana. Ariko muri iryo torero ry'inkumba niho nasabye abayobozi bakuru bayoboye itorero ko najya gusura urubyiruko rw'Iwawa nkifatanya narwo mu rwego kubumvisha yo kubiyobyabwenge atari byiza kandi byangiriza. Ubusanzwe benshi bafatwa nk'inzererezi, bafatwa nk'abantu batameze neza, bafatwa nk'abakoresha ibiyobyabwenge bakajyanwa hariya Iwawa. Ariko wewe waje mu itorero ry'igihugu byari byiza cyane. Umunsi wo gusoza itorero ry'igihugu wita uhaguruka usaba abayobozi nje ndasaba munyitwarire munjyane hariya Iwawa. Ntabwo ari ibintu byoroshye ku muntu ari wese byumvishe ngo umuntu yisabiye ni mu mateka y'u Rwanda cyangwa hariya Iwawa umuntu wa mbere na mbere wisabiye kujyayo ni wowe. Niki cyatumye wisabira kujya Iwawa? Bon, amateka nuvuga muri ico kirwa naje mu Rwanda mpura n'abavandimwe banje bari hano Kigali turaganira bambwiye ko bagiye Iwawa bakakora bakigishwa indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda bakigishwa amateka y'u Rwanda aho u Rwanda rwaciye naho rugeze bagatozwa n'imyuga itandukanye. Ariko nkumva abavayo bavuga nkuko mbega bari bafunze kabwe ati uriya nta gihugu cyagufunga ngo kikwigishe n'umwuga ngo kinakugaburire kinakugutoza umuco. Numva rero sasa nanjye mfite amatsiko yo kujyayo kugira ngo urubyiruko nifatanye narwo mu rwego rwo kubumvisha yuko koko atari urwanko ubuyobozi rubafitiye ahubwo ari gushaka kugira ngo bagire impinduka nziza yazabafasha ejo nabo bagategura ejo habo heza hazaza. Ariko ni gitangaza kabisa kugera Iwawa abantu bose baratanga yabonye umuntu aje Iwawa. Umaze kugerayo ubuzima bwari bumeze gutari Iwawa? Ubuzima bwo kiwanja ntibuba bworoshe ariko nifatanyije nabo turakorana nabo tubana nabo igihe nifatanya n'urwo rubyiruko dusangira ibihari dukora ibyo ubuyobozi budusaba dukora itorero dukora tukiga niyo myuga yose wumva ku buryo mbega Iwawa suhuje n'urubyiruko rwose ruri Iwawa ndabwifuriza gukomeza amasomo neza kandi nzi neza yuko rimwe bazavamo bakaza nabo bakaba bakaza kudufasha kubaka u Rwanda rwiza ruzira ibiyobyabwenge. Ntago wigeze wicuza bwa mbere ubisaba umaze kugera none Iwawa ugasanga ubuzima bumeze kuriya sinzi kuntu bimeze hariya ariko ntago wigeze wicuza uvuge ngo kubera iki nisabiye kuza ahantu nkanga? Usanzwe umugabo yamaze gufata icyemezo ugomba kugishigikira kandi umugabo nkanjye w'inkotanyi cyane sinatinya guhangana n'ibibazo ahubwo ibibazo simbihunga ndabyegera nkahangana nabyo nkabishakamo igisubizo. Kuri ibyo sinigeze ndegretinga na rimwe kujya Iwawa kubera ko hari byinshi nahabonye nabyigiye kandi hari n'ibyo nafashije urubyiruko rwari ruriyo ku buryo mbega nzi neza ko harimo abagize impinduka nziza kubera ko twari kumwe nabo muri ico gihe. Bagufataga gute kuko hari abajyanwayo bagafatwa nk'abantu bari under control cyane wowe nk'umuntu wisabiye hari tandukaniro ryo kuntu bagufataga cyangwa byari bimeze kimwe nk'abandi? Hari amategeko abaramwe abantu bose bagendera ku mategeko amwe nta ujya hejuru y'amategeko nta ujya munsi yayo twese badufataga kimwe nanjye nkifata nk'ugo rubyiruko nyene uko ari n'abarumuna banje ari n'abatoya banje ariko rimwe na rimwe abayobozi banashiramo imiyaga mu bikorwa bimwe bisaba imbaraga nyinshi mu gihe nagiye mfite imyaka irenga 40. Okay, waje ufite imyaka irenga 40? Yeah. Ubu ngubu Side brother afite imyaka ingahe? Side brothers azagira anniversary y'imyaka 48 kuri launch itariki 25 z'ukwa 12 uyu mwaka. Numva muri makeya ndiko ndagenda shesha kanguhe ngenda negera ubusaza bw'abasogokuru ariko igikuru nuko nakora ibikora inka nkakora ibyiza nkakora ibizasegasira umuryango nyarwanda ibizahesha ishema umuryango mvukamo ibizahesha ishema abahanzi nyarwanda
cyane cyane nifuza yuko urubyiruko rwiza u Rwanda rwifuza ari urubyiruko ruzirana n'ibiyobyabwenge. Okay. Said brother, ndakeka ko uri umupapa, ufite abana bangahe? Ntabwo ari benshi, mfite abana 3 kandi barahagije. Mfite imfura yanjye yitwa Kwikiriza Akim, aba yiga kuri University Burundi, ari mu mwaka wa mbere muri University Bujumbura. Mfite umwana wanjye wa kabiri w'umukobwa yitwa Ineza Maya, ari Ngozi mu Burundi nyene, akaba afite imyaka 15. Afite undi mwana nabyaye n'umuzungukazi mu Bubiligi yitwa Iwacu Noah, akaba ari Wagadugu, nkaba ndamusuje Noah. Iwacu Noah, who got it? Aho Wagadugu. Yeah. Okay. Umaze gutembera mu bihugu bingahe? Tubibaze vuba. Yes, rebye ibihugu nagiye muri East Africa yose, na Malawi na Zambia, hanyuma i Burayi nashoboye kugera Belgium, Paris, Amsterdam na Denmark. Ariko nkaba wenda hari ibitaramo muri kurategura mwaka utaha nazakorera Germany hamwe na London. Okay. Wa undi mwana w'Uburayi mama Iwacu Noah. Iwacu Noah. Mama we mwahuriye he? Iwacu Noah, mama we ni Eva Dosa, twahuriye Bujumbura, ndi muri concert zikomakomeye nakoraga, araza ambwira yuko akundi ibihangano byanjye, tuba n'inshuti, tufata umwanzuro wo kubana, tutambukana nawe, tujyana Zanzibar, tujyana Pemba nawe, turagaruka tujya muri Parc de Serengeti, tujya ku musozi wa Kenya bita Kenya Mountain. Kuko buriya Kenya ntabwo ari igihugu, Kenya ni umusozi. Ni umusozi, noneho uwo musozi ukitirwa n'igihugu cyose. Aho hantu hose twagiye dutembera nawe, twubaka ubushuti bwiza, nicyo byatuviriyemo gufata umwanzuro wo kubana, tugira naho twibaruka, tubyara umwana wacu, tumwita Iwacu Noah. N'ubu nkaba ndamusuje cyane Uwagaduga hari, ndabimwifuriza amasomo meza. Mwakoze mariage? Ni twakoze mariage, twabanye ari process Brussels, twabanye Belgique hafi imyaka 3, ariko twabanye imyaka 5 turi kumwe. Ntitwashoboye gukora mariage kubera havutse ibindi bibazo bike bituma dutandukana, byose bitarashoboka. Ari gikuru nuko Eva akomeza kuba ari umubyeyi wa Noah, kandi nkunda cyane, kandi nifuriza kuroranirwa mu byakora byose ahari hose. Baravuga ngo niwe wamunaniye umugore. Nta mugore unanira umugabo, nta n'umugabo umunanira umugore, ariko hari ukuntu iyo mudashoboye kubana neza, gutandukana bari cyo gisubizo cyiza. Ntabwo ujye umukumbura wicyuze uvuge ngo mama w'umwana wanjye, umugore wanjye mu Burayi? Icyo nakubwiraga byose nk'uko wambaza ngo kubera iki wavuye i Burayi ukaza mu Rwanda, sinakwicuza. Ngo kubera iki navuye Brussels nkaza mu Rwanda, sinakwicuza. Ngo kubera iki nabanye n'umuzungukazi nkatandukana nawe, sinakwicuza. Kubera ko destiny y'umuntu niyo agenda akurikiza. Niyo mpamvu no kujya Iwawa ntabyicuza, kubera ko numvaga bikenewe kandi nahaboneye byinshi. Nubwo Burayi nagiyemo nabuboneyemo byinshi, no kubana n'abazungu nabiboneyemo byinshi, ariko gusubira noneho mu Rwanda iwacu nkanatura noneho nk'umuntu utaje gutembera, nkaba mu gihugu cyanjye, mba numva ari ishema cyane. Naho ibibazo umuntu ahura nabyo biba bikomeye, byatuma ufite umutima mukeya kwiheba cyangwa se akicuza ati ngo kubera iki ngo ntago myariya, ariko giye iwacu numva ariho heza handutira hose. Nakubajije mbere ngo wigeze ukoresha drug, ibiyobyabwenge, urambwiye ngo no, nta na kimwe usibye marijuana. Marijuana ntabwo ari drug. Bayita soft drugs. Ariko n'abashakashatsi mu bikorwa bakora basanze icyo giterwa koko gifite akamaro ari umuti. Twe rero twarikoreshaga ari nk'umuti, ariko twarikoreshaga nk'ikiyobyabwenge kuko nitwigeze tuyoba inzira ngo cyangwa twibagirwa inshingano yacu. Ariko igikuru nuko nakwifuriza urubyiruko rwose kurekana nabyo, kuko bashobora kubinywa ugasanga bibageje no muri za zindi zikomakomeza cocaine na heroin, zizangiriza umubiri cyane, zigatuma umuntu amera nk'utari ku isi. Ariko icyiza cyo nuko umuntu yabaho ubuzima buzira umuze mu mubiri we, ari so atakiri kiyobya, atakiri na kimwe kimuyobya kirimo. Umva n'inzoga nazo zirimo, nazo nimbi zirayobya, n'ubusambanyi nabwo ni ikiyobyabwenge. Umva ibiyobyabwenge dufite hano ni byinshi cyane, ku buryo ikintu cyose gishaka control mu byo umuntu akora, ariko cyane tukarwanira kubaka ubuzima buzira umuze bufite imbaraga n'ibitekerezo bizima, byatuma twubaka igihugu cyiza kizira abanebwe, kizira abantu badakora kubera ko baba bicaye. Ariko umurasta ntabwo ari umuntu mubi, umurasta ntabwo ari umwanzi w'u Rwanda, umurasta ni umuntu, ni gakondo. Ese reka dukore nk'inyigisho ku bajeni bagitekereza kuzijyamo n'ibiki byose abazirimo.
ariko tunyuzemo gatoya wabitangiye gute? Sinakumvise neza. Wasubwiye ngo ibiyobyabwenge ntabwo bikoresha ariko wigeze ukoresha ganja. Marijuana. Iyo wayitangiye gute? Cannabis. Cannabis ni igiterwa cyamye gikorwa kuva kera muri Afrika kidaciye mu buhanga bwo guca muri za industries. N'itaye bakoreshaga abakurambere nuko twarisanze, nuko twaribonye, nuko twarinyoye, nuko twariretse. Muri make nuko umuntu agenda yiga mu buzima kugira ngo abere urugero abandi. Iyo ntari kubabwira yuko nanyuze muri iyo nzira kayivamo sinasobanurira neza urubyiruko ingaruka yabyo. Ariko kubu ngubu kunda tugezeho na association yacu tuko turategura ya TAD, Talented Artists Against Drugs. Don't confuse art and drugs. Byose ni ibintu kugaragariza yuko kuba umuhanzi mwiza sukwiyutsa ibiyobyabwenge. Urebye n'abantu bakora tuvuge nk'umushoferi ntashobora gutwara imodoka yasinze. Umumekanisien ntashobora gukora imodoka, ntashobora gukora icyo akora yasinze. Ntawaje kubaka inzu mu kirere yasinze. Kubera ko umuhanzi aririmba yasinze. Ibyo rero no kwigisha n'abahanzi yuko kunywa inzoga ntabwo ari bibi ariko ntuyishire kuri stage. Nimba uri kuririmba urangije ugenda unywa kamwe ariko ntufate inzoga ngo uyishire kuri stage y'ahantu abantu bose bakubona yuko ukora kubera ko wanyoye. Ni nko kuririmba rero kwacu turahanga tukaririmba ibyubaka igihugu tutarinze gukoresha ibiyobyabwenge. Nicyo kintu rero navugiraga yuko na cannabis kwa kundi nyene abahanga basanze ari nk'umuti, harimo bayikoresha nk'umuti bakayinywa mu mazi, abandi bakayoga, abandi bakayigira umufuke, abandi bakayikoresha nk'umwotsi. Wenda bafite uburyo bwinshi bitandukanye bayivurizamo nimba ari umuti koko. Kuko ubushakashatsi bwo bwamaze kubyemeza ko icyo cyatsi gifite akamaro mu kuvura indwara zitandukanye. Ariko mu gihe uri umuhanzi ntiwakoresha drugs kugira ngo umenyekane. Kuko n'abantu benshi tuzi bamenyekanye babaye ibyamamare nuko bari abantu ubwenge bwabo bwakoraga neza kandi bwakora ibintu byiza bigatuma amateka yabo aba meza ku bariho n'abazavuka ejo. Natwe rero abahanzi rero duhanga kugira ngo tube kuri ino si nk'abagenzi ariko tuhasige umurage w'ibyo bazatureberaho ejo n'ejo bundi mu myaka tutazaba tukiriho. Dread zawe ahantu zihuriye na ganja cyangwa Rastafarian cyangwa imyemerere nk'iyo ngiyo? Dread no muco wacu ababyeyi bacu tubirebye neza nta myaka 100 ishize haje urwembe hano mu Rwanda, nta myaka 100 ishize haje urushinge, nta myaka 100 ishize haje ikiyo cyo kwireberamo. Ariko kera twirebega ku mazi, twajyaga ku nkombe y'amazi basogokuru bacu akireba mu mazi akimenya uwari we, akimenya arebeye mu mazi atakiyo gihari. Ariko ngubu umuntu arireba mu ndorerwamo uri yabonye akibaza ngo niwe, kumbe urebye gutyo ugize gutya mu ndorerwamo uko kw'iburyo mu ndorerwamo kwereka ku moso. Rero byumva rero ko rero kwibesha ngo uri kurarebera umuntu mu ndorerwamo ngo uri kurireba wowe, ntabwo ari wowe. Uriya ari wowe, nuko mbega ugira ukuboko kw'iburyo hano no mu ndorerwamo ukabona ari ukuboko kw'iburyo. Ako nabona ukuboko kw'ibumoso ariko koko kuragenda kuko kuri side ya right hari akata kuko kiza kigaruka gutya kata kiya kuri left, bigaragaza yuko mbega indorerwamo yawe n'umutima nibikorwa byiza ukora mu byo ugira. Kuri ibyo rero ubusage nticyari ikintu ujya gushaka hanze, cyari kiremwa cy'Imana kikuriho, nko kubona ufite urwara, nko kubona ufite iryinyo, nko kubona ufite amaso, ni nko nyine ubona ufite umushatsi rero ntibawumwaga kuko nta byogosha byari bihari, bagakomeza kwireka igakura igasasagara igatota ikaba miremire. Bamwe bakayifunga amasunzu bakoresheje ububasha bwabo bwa gakondo, ariko benshi barekaga ubusage rero babushagaho amavuta y'inka bukasa neza, noneho nyirabwo akitwara neza kugira ngo bwa busage yambaye abuhesha agaciro. Ariyo mpamvu atamukobwa yarongorwa kera atarinze kujya gusabwa, agasabwa nande n'abaze umuryango ugiye kumusaba. Kandi nyamuhungu nawe afite ubusage yagendaga gusaba akamubwira tuzaza n'urusha uruhu rw'ingwe. Urumva kuba umurasta ntibyari ibintu byoroshe kera, ugomba kujya guhiga ugahiga ingwe ukayica kugira ngo uzaza n'urugo ruhu rw'ingwe ruba inkwano yawa mukobwa mwiza washimye muri uriya muryango. Muri makeya ubusage wari umuco wacu mwiza, nkuko tutibagiye Kinyarwanda, nkuko tutibagirwa inkono, nkuko tutibagirwa
kubona ingabo cyangwa se icumu byose byari bikoresheje basogokuru bacu. Muri ibyo rero byose baturaze n'umushatsi urimo. Niwo murage wonyine dusigaranye basogokuru. Okay. Ikivugo cyawe? Don't confuse art and drugs. Sawa, ikivugo cyawe mu Kinyarwanda cyiza? Kivugo cyanjye ngo abatanzi barambarirwa n'abanze bakanyita muhora ke nk'abandi umwuzukuru wa Kijanja nk'abandi umwuzukuru wa Gihanga ngomejana tambuka tugende bishenza birebire kare wahora wimira mwibagara noneho ubusigaye wimira mwifurira ngo ngiyo yanka itabye umugongo umuremure ntiyayikora mwitaba akaba ari inka yanjye yasogokuru Kijanjaro. Guma. Yase no muco wacu. Nice cyane, turacyari kumwe na Saidi Brother. Remember to subscribe kuri BigTown TV. Gahunda ziracyakomeza. Saidi Brother. Yeah man. Ufite gahunda yo kongera gushaka umugore ukamakinga another family cyangwa abana baragije n'abagore waciye birahagije? Muziki ndawukunda, n'umuziki nahisemo ndawuhitamo mu bintu byinshi. Nari kuba ndi umupilote w'indege, nari kuba ndi umumekanisye nkora ibyuma bikomeye bya mu ma industries, nari kuba ndi director w'ikigo, ariko byose byarahagaze kugira ngo nshobore guhanga ndebe ko icyamvamo cyanserukamo none gaserukira hanze bakumva ikindimo, ya mahoro nifuza, rwa rukundo nifuriza abanjye, wa mutuzo nifuriza igihugu cyanjye, bwa bumwe na ya mahoro arama na bwa busabane bwamye buranga abasokuruza bacu bundimo, kugira ngo ndebe yuko nasagasira ijambo. Kuri ibyo rero ni urugamba rukomeye koko, ni urugamba rukomeye kandi rukomeza. Okay. Ndimo gutekereza ibihugu wagiyemo ni byinshi cyane mu byukuri. Ese uvuga indimi zingahe? Yes, indimi baye mu bihugu bitandukanye ngomba kuvuga indimi zabo kugira ngo mbane nabo, ariko byamfashije kumenya gushobora kuba ndi umunyarwanda nkabana n'abandi bantu bose, baba ubwoko bwo bwose, yaba ari amahanga, yaba ari uwera ari uwirabura, yaba ari umuzuru cyangwa se mu Hausa, yaba ari umunyambo cyangwa se ari mu Kikuyu cyangwa se uwo ari we wese, twabanye neza kubera ko nashobora kuyadapta mu ndimi zabo nkavugana nabo. Kuri ibyo ndashaka kuvuga nk'indimi zigera kuri 7. Harimo Ikinyarwanda cyacu, ariko Ikirundi, hakaba n'Igiswahili, hakaba harimo Icyongereza, hakaba harimo Igifaransa umva duhiga, hakaba harimo Igiflama kiwabo na Eva hariya mu Bubiligi aho nabaga, hakaba harimo na lugati al-Arabia gakeya kacu kaba Islam, ko turabarasta baba Islam twebwe, kandi tugakunda idini yacu tutibagiwe no guhanga, kuko no guhanga ibizasagasira abacu nabyo bikenewe. Muri makeya indimi ziravugwa, ariko ururimi rwa mbere rukuru ruta zose nkumva arurimi rw'abasokuru n'abanyogukuru banjye aricyo Kinyarwanda. Okay, reka tugaruke hahandi kwa mama w'umwana hari hanze, harya ni cyitwa gute? Eva. Ikirimi cyabo? Ni Giflama. Vuga gatoya basuhuze mu Giflama. Ik ben Saidi Brother van Afrika. Ik woont in Ghent nog maar voor 2 jaar in Ghent. Ik spreek not a little beetje Nederland. Ik kom hier te spreken op Nederland te spreken. Yeah. Good morning, good everyone who can listen this BigTown. Okay, big up to yourself. Okay, icyarabu gatoya basuhuze. Naam, kaifa haluka ya sadiqo, kaifa alhal? Alhamdulillah, I am Said Brother, musician from Burundi here, from Rwanda again, from Africa. Alhamdulillah. Comment ça va? Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Said Brother, je suis un artiste rwando-burundais qui vit à Kigali. BigTown, c'est vraiment le bon chemin pour être informé. Okay. Kirundi ubone bisanzwe. Kirundi ni chiwacu nubu. Amakuru muraho murakomeye. Habari zenu ndugu zangu hapo Tanzania, Zanzibar, watu wangu wa Bongo hapo, watu wa Arusha hapo Kaloleni tulipokuwa tunaishi pamoja, Nairobi hapo,
52 nani South B, nilikuwa naishi South B Nairobi pale, South B, alafu nikatoka South B pale nikaenda nikaishi Soweto huko karibu, nikapita Eastleigh nikaendelea California huko mpaka Soweto. Kayole ni mbali. Umetembea kweli. Nimetembea sana. Kwa juu pale ilikuwa ni saa 4 mpaka ufike Nairobi mjini pale. Okay. Hebu tupitishe kwenye story kidogo kwa Kiswahili, kwenye lugha ya Kiswahili, au sio? Ndio. Ulivotembelea studio za Soundcrafters pale Tanzania. Yep. Ukarekodi ngoma pale, ilikuwa kwaje hiyo? Ndio, wakati nilipokwenda Dar es Salaam 2003 nilikuwa nakwenda kurekodi, lakini nilikuwa sina uwezo. Nilikuwa niko nasikia roho inataka kupasuka ajili ya kuona vita inavyofanywa Burundi, watu wanakufa, ndugu zangu wanahangaika. Vita yani kuna tuharibishia kabisa maisha. Ikabidi nende Bongo Dar es Salaam nikiwa na box na fimbo yangu ya kawaida pamoja na box yangu imo ndani, zile nyimbo zote nimeziandika, lakini nilikuwa sina uwezo wa kurekodi. Basi nilipomfikia Dar es Salaam pale Kinondoni nyumbani pale kwa kaka Ali, mkubwa wangu anaitwa Ali Faraji pale Mnyambo, na kusalimia sana mheshimiwa. Akanipokea, nikamwambia unataka nini? Akaniuliza unataka nini brother, mbona naona sura yako inaonyesha kama una hasira sana, ni kitu gani kinachokuuma hivyo mtoto wa mama mpaka usikie kama unataka kusambuka? Nikasema mimi kitu nataka mimi kuimba. Na kuimba siwezi kuimba bila uwezo, nataka studio nitoke hapa Bongo nimefanya record. Basi kakali ameniangalia akaona kweli huyu, acha nende. Tukaenda Bisman kumtafuta huko Msasani Club, tukamwona Bisman, akatufikisha kwa Enrico Figueiredo, namsalimia sana Enrico Figueiredo hapo Temeke kwenye Soundcrafters studio, ndo alirekodi hizi nyimbo zangu 2-3. Nikafanya kipindi kwenye Radio 1 pale na TV 1. Marehemu mheshimiwa Bwenge alikuwa bado hajafariki pale, akanipokea vizuri pale kwenye kiwanda chake pale cha TV 1 na Radio 1. Nikaenda Zanzibar, nikafika Stone Town pale, nikafanya kipindi kwenye radio inaitwa Sparse FM, na wasalimi watu wa Zanzibar pale mpaka Pemba, kutokea hapa Jambiani kukuja Mishamvi mpaka hapa karibu kabisa hapa Forodhani hapa Stone Town. Sasa kwa hivyo nikaendelea Nairobi, ndo nikaanzia sasa kutumika kusoma kwanza tour and travel agencies hapa hapa Nairobi hapa South B. Basi nilipotoka pale maisha yakakuwa magumu South B, nikaona mambo ni marefu. Nilikuwa nasoma nani Westland. Kwa Ostend ni Belgium, Ostland. Westland pale nilikuwa nasoma American University Preparation Institute, nasoma Kiingereza ajili niweze kusoma hizo courses za hotel management na tour and travel agencies kwa Kiingereza, na nisingejua Kiingereza kama sijakisoma. Basi nashukuru sana walionisaidia Nairobi mpaka nikafika Mombasa pale, nikachukua boti pale na nikachukua ferry mpaka nikafika Inkoni pale. Mbali kidogo, alafu tukarudi tena kutoka Mombasa tukaenda Fort Jesus pale tukavisit, Mamba Village tukavisit. Yani na port ya Mombasa, watu wote wa Mombasa na wasalimia, mpaka yani watu hapa Burundi na Rwanda wajue kwamba sisi wote tuko tunafanya East African moja. Tuache mizozano katikati ya nchi zetu, tujisikie sisi wote ni kitu kimoja, alafu tujenge uhusiano na muungano. Huo muungano wetu sasa ndio utatufikisha kwenye maendeleo mema. Safi sana. Ulipokuwa Zanzibar ulitembelea visiwa vya Unguja na Pemba? Yes, nilifika Pemba lakini sijafika Unguja. Haujafika Unguja? Next time inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tembelea pia pande hizo, ni fresh sana. Unguja itakuwa ni maeneo pazuri. Alafu pangine nilipokwenda Dar es Salaam palipo fresh sana. Nimeenda hapa Kigamboni tu kidogo, nachukua boda ni ferry na kufikisha maeneo ya pili pale. Lakini nikayaona maji mazuri sana pale Kigamboni. Hapa Kigamboni. Ukifika Dar es Salaam tena tembelea Bagamoyo. Nilikuwa nakwambia Bagamoyo. Kwa juu Bagamoyo pale. Yani palikuwepo mji uliozama katika maji zamani kabisa. Alafu wakauona tena baadaye, lakini paisha kama miaka 400. Sasa pale Bagamoyo nikaona fasi penye pamepita huyu mzungu anaitwa nani huyo? Livingstone. Dr. Livingstone. Wakati alikuwa anatembea kwenda kukutana na Stanley yuko Burundi. Lakini ukifika Bagamoyo kabisa unaona kama kuna vitu vya kuonesha vile historical ya Kiswahili ilivyoanza, vile Waarabu walivyokuja, vile Portuguese walipigana, vile meli ya kwanza ilipokanyaga pale, vile wazungu wa kwanza walivyoingia. Yani pale ile koti yote inatuonesha vile historia yetu imebadilishwa na watu walioingilia pande ile na kuanza kuuza watu weusi, watumwa, slavery kaanzia hapo. Na mambo mengine mengi sisi wa Afrika hatusahau yale tupitia mabaya, lakini tunamezea.
na huku tukionyesha kama tunaweza na kuishi nao vizuri na wazungu, tuzae nao watoto wazungu waone kwamba sisi sio waslave wao, sisi ni wazazi, tunaweza kuzaa nao. Kabisa ya. Uli have good time sana kama ulifika Bagamoyo ukasoma historia ya pale. Mimi mwenyewe pia nishatembelea Bagamoyo. Alafu kisiwa cha Unguja na Pemba pia nishabahatika nikatembelea. Vizuri sana. Nairobi pia kidogo. Huko Karifu huko maeneo niliyopenda sana mimi nipenda Arusha. Kwa jua Arusha nilikuwa naingia na ni park ya Serengeti kidogo pale, naona wanyama, nikirudia hivi naingia na park ya Ngorongoro Crater pale, natoka Ngorongoro Crater naingia Manyara park pale. Kwani yani wanyama, inaonekana wanyama ni viumbe ndugu zetu, tunaishi pamoja nao, lazima tuwalinde na tuwape heshima, kuona Mungu ameumba kitu kama simba, kitu kama kama tembo, kama twiga, yani the big five, zile big five zote tunaona kama Mwenyezi Mungu wetu ana uwezo mkubwa kuliko kutuumba sisi wanadamu wadogo wadogo kama sisi. Asante sana. Basi tunabadilisha kidogo, tuna switch kidogo kutoka kwenye Kiswahili na hizo sehemu ulizotembelea pande hizo za East Africa. Maeneo ya Kenya, maeneo ya Zanzibar na Dar es Salaam mpaka Bagamoyo huko. Fresh basi, haina noma. Reka tugaruke muri gahunda za music. Uko ubungubu Saidi Brother afite album. Nagize amahirwe yo kumva some of the songs ziri muri album yawe. And everything is good rachari muri music. Ese nichi watubwira kubijyanye na music na nizi ndirimbo uje kugarukana nazo kuko umaze igihe kinini uri quiet somehow ariko gahunda za cyakomeza? Urakoze cyane kuko izi ndirimbo nazisohoye kuva 2015 na 4 na 5 nange nje mu Rwanda gutura koko burundu mu rugo, ariko nahuyemo n'ibyo bibazo nyene umwaka umwe Iwawa, undi mwaka Mageragere, imyaka 2 isa ntiyapfuye ubusa kuko yari mu kazi kandi gatandukanye na music, kandi n'abantu twari kumwe aho hantu hose nakomeza kubataramira barishima cyane ku buryo n'abashuti banje twahuraga Mageragere ntashe bankoreye umunsi mukuru wo kumusezera. Embuga toya tutarakomeza kuri music. Mageragere wagiyemo gute? Ayo kesi ni ile ya zile issue tena tuwezi kuirudia ndani nizeza mamari juana tena turudia. Sasa rero indirimbo maze gusohora muri no minsi ni album nshya yasohoye yitwa Humura. Ni kubera ko turi mu bibazo bya COVID-19, tumaze imyaka umwe n'igice hafi 2 abahanzi twese tudashaka kujya kuri stage. Sasa icyo gihe nagifashemo umwanya wo kurecordinga kugira ngo tuzasubire mu buzima busanzwe mfite ibihangano bisha n'abanyarwanda bari bumva brother batarambona, noneho ntibambone muri za karaoke ndirembira mu kabare, ariko ndirimba noneho muri salle indirimbo zanjye z'umwimerere maze imyaka 30 mpimba ngendana nazo. Kuri ibyo harimo muri iyi album rero harimo Humura ariyo titre d'album, akaza Singaman, harimo Kujya, harimo indirimbo yitwa Ifaranga byakwicisha cyangwa kigahukiza, ifaranga rirarenze. Hakaba hariyo indirimbo rero Akanyoni maze gukora clip mu kanya, hakaba hariyo Kura Wigire amuka ufanye kazi, hakaba harimo indirimbo Kwakwanya na kuri Burundi, harimo Tuyage, harimo Visit Burundi, harimo indirimbo zose hamwe ni 13. Nkaba nshaka kuzakora launch yayo muri mpera z'umwaka December, ndiko nategura ikibanza hanga kuri Ambassadors Park Gikondo. Nkifuza ko abantu bose bakunda music yanjye mwazanshigikira muri kino gitaramo cyambere nzaba nkoze kigaragara cyo kugaragaza ibihangano byanjye bisha, ko mwaza mukanshigikira n'abandi bakafasha promotion yabyo, ntibafate nkuko mbega ntashoboye, kuko narashoboye kandi n'ubwo ndacyashoboye ko ndacyariho ndahumeka, kandi nicyo gikuru uyu muntu ariho agomba gukora bizarama. Icyo gitaramo kizakorwa gute? Turi mu gihe cya COVID, abantu nago bemerewe guhura hamwe ahantu hamwe, kandi watubwiye ngo kuri Ambassadors Park niho igitaramo cya kizabera, kandi urimo no gutumira abantu. Ubu ngubu turacyari muri lockdown, ni lockdown COVID yacyarimo, ariko urumva niyo mpamvu nagisize muri December, kuko December wenda turebye aho urukingo rwa mbere twese twaramaze kurufata n'ugwa kabiri tugiye kurufata, wenda dukomeje muri no system leta yacu yadufashije kuronka inkingo vuba kugira ngo twese twikingire, twazageza mu kwezi kwa 10 kwa 11 tumaze kubona yuko mbega hariho ibikorwa bya music byatangiye gukingura, harimo amastade atangiye gukingura buke wenda muri December. Imana idufashije byose bikagenda neza ikaturinda kino cyorezo, tukirinda
byashoboka ko twakora concert atagapfukamunwa cyangwa twakora concert twese twarikingiye atawufite impungenge ya COVID-19. Inshallah. Inna Allaha maswabirina. Kabisa. Okay, music yawe abantu bayisanga hehe? Music yanjye rero ndiko ndakorana na Inseparable Company Limited. Nkaba ndiko ndakorana nabo mu bijyanye na promotion, nkaba ndiko nda recordinga muri Umoja Record iri muri United Street Promotion. Nkaba bicuruzwa noneho bigasanzazwa niyo company ya United Street Promotion ifashe na Inseparable, ariko bose hamwe akaba ari bake mu bashobora gutuma ibihangano byanjye bigera kure, ku buryo no kuri YouTube umuntu ashobora kuzireba akareba muri channel yanjye aho indirimbo ziri, agasubscribinga hanyuma akayisharinga kugira ngo abandi babone aho tugeze. Nshimira cyane abamfashije muri no rugendo rukomeye mazemo imyaka myinshi mvunika, ariko nkibaza yuko kera tuzabona umusaruro w'ibyo twahinze nitwakomeza kudacika intege, dukomeza dukora kugeza aho tuzabona tubonye tugeze ku YouTube channel yawe yitwa Side Brother. Okay. Yeah. So iyo umuntu yanditseho Side Brother kuri YouTube wahita itagwamo neza. Ni Side Brother kuko si brother ya brother like my brother, ariko ni BRAZZ brother nka Brazzaville. Kuri ibyo rero munanditse Side Brother kuri YouTube urahita ubona ibihangano byinshi, ubone na channel yanjye, winjiremo urebe ibikorwa ndimo gukora, ungira inama, ubufasha bwawe bwose nabwakira, bwo bitekerezo bwaba ari ubw'impano izo zose zatuma ino ndirimbo ishobora kugera kure hashoboka. Hari abantu b'inshuti zawe bari hanze y'u Rwanda, abandi bari Burundi, abandi bari ahantu henshi hatandukanye, ba hano mu Rwanda naho baravuga ngo Side Brother ni inshuti yacu, twumvisha indirimbo ze kuva kera, turazikunda, ariko ubu ngubu mu ndirimbo ze cyangwa mu bikorwa bye dukeneye kumuha support kugira ngo akomeze gutera imbere. Ese bakubona gute? Hari nimero ya telefoni bashobora no kugusunikira nako gafanta cyangwa kuga transport ko kujya muri studio kugira ngo gahunda zigende neza? Je nibaza yuko igikenewe cyane kugira ngo umuhanzi atere imbere n'amasengesho umusabira kugira ngo umufashe ibyo ahanga biba ari byubaka ahange ibishobora kugirira akamaro society, kandi biramutunge n'uwo muhanzi nyene binamuhesha ishema mu gihugu cye. Ariyo mpamvu turi hano kugira ngo turwanire uburenganzira bwacu tukiriho, kuko abahanzi benshi barinze bapfa ataco bagezeho. Ndareba abahanzi benshi ugasanga nta mituweli bafite, abahanzi ugasanga bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima kubera ko ata sponsor zigaragara, ko bamwe barafashe abandi barafatisha, bose bakomeza kwihangana, buriya inkono yose ihira igihe. Kuri ibyo rero uwanshaka mu gitekerezo cyangwa se kungira inama yari yose yashakira kuri telefone 0786237527, ni kuri 0786237527. Kuwashaka kuntelefona cyangwa se afite message agiye kumpa, cyangwa kuri Facebook yanjye, kuri WhatsApp, kuri YouTube, kuri Instagram, hose turagaragara, kandi tukifuza yuko ibihangano byacu byabageraho kuko bimeze neza, bifite impanuro nziza, bifite byubaka muri societe nyarwanda, ko dushaka natwe ko abahanzi tudahanga ibintu by'iminsi 2-3, duhanga ibizagira akamaro. Yo mpamvu indirimbo y'Akanyoni wumvise ko nkubwira ibirungu uburyo byarutse, nkakubwira uburyo umutingi turi kuraba, nkakwereka uburyo imvura igwana urubura, nkakwereka uburyo izuba ryaka rigasigisara imikaka, kugira ngo nkwereke yuko ibi byose tunyuramo tugomba kubihanga, tukazabibwira abazavuka ejo batazabona covid, wenda Imana yayiturinze, tukababwira uburyo icyo cyorezo cyari twitumereye nabi, uburyo tutavaga mu nzu, uburyo by'ubuzima bwari bwarahagaze, byose bikazajya mu ndirimbo, kuko indirimbo ukoze neza ishobora kumara igihe kirekire kurusha ubugingo bwawe. Asante sana. Yes, dusoza ikiganiro, urakoze cyane, kandi nanjye ikintu ndi bukore turapininga indirimbo munsi yari ku ma comment, ushobora kunyaruka hariya ugakanda indirimbo ya Side Brother ukareba, maze support yawe yariyo yose biba ari fresh cyane, no kwireba ni big support. Yep. Yes, big up to yourself for more kurikina BigTown TV. Turi kumwe na Side Brother. Arakoze cyane kuri camera za BigTown TV. Namwe murakoze cyane. Icyo mugomba kwibuka ni mutarakanda subscribe kuri BigTown TV. What are you waiting for? This is the time. I go by the name BackT, and this is BigTown TV one more time. Thanks, until BackT. next time. Thanks, BackT. Big Thanks, up to BackT. yourself. Thanks, BigTown. Thanks.